kuko ntawe ukitanga mugisha wundi ngo avuge ngo aragira uko nawe nije wari wararenze nari ni wowe yari kandi Muinambeho iyamana muiratane ntabwo bigeze badutenguha habe n'umunsi n'umwe naje ubwanje nigeze kugwara nkamuhamagara iminwa ibesha n'ururimi ruriganya nuko amen wari ukagira ati salamu sawa sawa some Zaburi 120 tangira naribuze ati reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Itangiriro ni 2:18 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye amen amen ndashima cyane Imana ya Isiraheli yatanze imbaraga zayo kuri twe yongera itanga imbaraga zo kugira ngo uwari umwe babe babiri ndatekereza ko iki kiri mu byanditswe kuko ni naryo jambo dusomye Imana yari yarageneye Clementine ko Imana izamuha urugo biciye kuri iyi minsi n'izi tariki duhuye nabo barubatse Imana imuha umugabo mwiza kado Imana imuha umufasha mwiza biranejeje cyane ko nabasuye uyu munsi kandi ndabasabira umugisha wo kuzabana no kuzabyara mu gatunga kandi mu gatunganirwa buriya kenshi satani ari mu kugwanya ingo nyinshi kandi agaturuka ahantu henshi ho kugira ngo abantu basenye ariko twisunze ibi by'Imana udafite Imana udasoma ijambo ry'Imana ntango twarema ntango twategura ariko by'ukuri ndashima cyane ko iki cicaro tukigiranye namwe tukaremera isengesho Imana ya Isiraheli himbazwe amen Clementine ndabizi hari ibikorwa byinshi twagiye dufatikanya by'umurimo w'Imana hari kenshi twageraga iwabo mu ivuga butumwa tugasanga bafite intambara zikomeye zirimo ibyifuzo byinshi twagiye dusengera zo kugira ngo Imana ibacire inzira ndibuka n'ibintu byinshi Imana yigeze kubakorera mu muryango iwabo ndabihamya cyane kuko hari igihe nigeze kubisenga ndi mu rugo nigeze kubisenga ampamagara ariko ndashima Imana ya Isiraheli ko uyu mugoroba wa none duhujwe mwene data noneho akarusho yaranabaye n'umudamu igikomeye cyane ndabifuriza kubaka ndabifuriza kugira umugisha ndabifuriza kutazagira ikindi kintu cyose mwotekereza umuntu nazaza abonaho mugenzi we agakosa aza yihutiraho kubabarira kuko icingenzi n'imbabazi kandi urugo ni ukubabarira amen urugo ni ugusobanukirwa ukumva ko ugomba kunyugwa mu mutima wawe kuko iyo hatarimo imbuto yo kunyugwa kenshi habaye intambara zo gusenya nico gituma Bibiliya izivuga ngo hariho ngo imirimo ya kamere kandi iyo mirimo ya kamere buri iteka ryose kamere agira impamvu nyinshi zitwereka ko ibintu bidashoboka kandi iyo kamera azamutse mu mitima yacu iyo azamutse mu buzima bwacu nico gihe dutekereza kuko impamvu zose zigomba kunanirana ariko iyo twisunze imbaraga z'imbuto z'umwuka mu mwuka haba urukundo mu mwuka haba amahoro mu mwuka haba kugwa neza mu mwuka haba amahoro yose ibi byose ukora ukakira abashitsi ndabizi ko umugabo wawe ni umukozi w'Imana yakira abantu benshi kandi dore naha turi atwakiranye ijambo ry'Imana yumvise ko ari ngombwa ko tugomba gufatanya namwe iri sengesho tugasengana cyangwa se tugahimbaza n'Imana muri uyu mwanya kugira ngo duhimbaze Imana kuco Imana yakoze rero muzabikomeze kandi muzabyiratane
kandi muzabigire isengesho rya buri gihe. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana y'umugisha. Twishimiye ko umukozi w'Imana Ruhumuriza kuva mu gihugu cy'u Burundi adusuye hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Bakaba baraherukanye kera na madamu, ariko ubu nyine twaba turi kumwe. Ni ukuvuga ngo ni umuryango noneho asuye, ntabwo asuye umuntu umwe. Ni umugisha ukomeye. Niyo mpamvu nanjye ngenda mbamenya, tugenda tumenyana. Ntamufite ntabwo nari kumenya, byari kugorana. Twari kumenya mu bundi buryo, ariko kuba nkwakiriye muri ubu buryo ndabishimiye Imana. Reka numve madamu niba ndabuze ntiyabura icyo kuvuga, ntiyabura icyo gushima. Ni byinshi Imana yadukoreye, ni na byinshi yamukoreye iwe akiri Burundi kugera ahageze hose. Numva utabura icyo uvuga, nubwo wanasubiza n'abari ukababwira ati salamu. Sawa sawa. Some Zaburi 120. Tangira. Umubabaro wanjye natakiye Uwiteka aransubiza. Uwiteka akiza ubugingo bwanje, iminwa ibesha n'ururimi ruriganya. Nuko. Amen. Nshima Imana ko Imana yatwirije turi bazima, twebwe twese nta nduru zavuze mu rugo rwacu no mu mafamiye yacu. Imana ishimwe. Amen. Nshima Imana ko Imana yakomeje kuturinda twebwe twese tukaba turi bazima. Imana ishimwe. Amen. Nshima Imana ko Ruhumuriza ari hano iwacu, twaherukanaga kera, kandi ya ndirimbo, ariko ubu nyine tukaba tubonanye turi bazima. Imana nishimwe. Amen. Nkuko Ruhumuriza mu mubabaro wanjye nyine naramuhamagaye mu bibazo byanje byose. Ruhumuriza yambaye hafi. Ruhumuriza namuhamagaraga mu gatondo, nkamuhamagara nijoro. Nibuka igihe mama yari yaragwaye, nkamuhamagara mu gitondo na nijoro, yaba aryamye amasaha ariyo yose. Inshuti ze nawe ubwiwe baranyitabaga bakadutabara, n'abandi bavandimwe be bose basenganaga. Muinambeho Yamana Muirataneo. Kandi nshima Imana ko twongeye kubonana turi bazima, akagera mu wanje. Noneho ntiyageze mwacu, yageze mu wanje. Ni ukuri twabisengeye kenshi, kandi ntabwo ari kugira abantu bazavuga ngo ni ukubesha. Yabisengeye kenshi, Ruhumuriza aramfasha dusenga ngo nzubake ngira agaciro mu rugo rwanje. Ni ukuri ibyo mbishimiye Imana ko Imana yabikoze. Niyo mpamvu umuntu adacika intege, kuko Imana ifite umugambi ku muntu. Kuko ntawe kwitanga umugisha wundi ngo avuge ngo aragira uko nawe nije wari wararenze. Ariko nshima Imana ko Imana yabanye nanje ikampa urugo rwiza, yampaye umugabo mwiza. Amen. Tazamo inzoga. Ni umugabo mwiza cyane, akunda Imana, akunda ibintu byo kuririmba. Muri make ni umugabo mwiza. Kuri Imana atakwitangiriye. Amen. Yankoreye byiza byose abasengeye bose. Imana y'umujuru ibaheze umugisha. Bafatanya na Ruhumuriza ni benshi, sinobavuga ngo mbamare, ni benshi cyane. Harimo abapasiteri Mbayo, bamusekera n'abandi bantungane, ni benshi. Ariko Imana ishimwe ko yabikoze kandi igasohoza n'amasezerano yayo, kandi ava muri mwebwe mwampanuriraga, ariko Imana irabikora. Amen. Nuko nshimiye Imana ko Imana yabikoze. Imana ishimwe kandi yabicubahiro. Asante. Kandi turagushimiye cyane ko waje kudusura. Asante. Murakoze cyane Pastor Mbayo, bamusekera aho hose na ntungane. Mbese iriya groupe yari nziza cyane. Umukozi w'Imana aravuze ngo
ngo muzabyirate cyane nuko kumenya Imana ushaka kubyirate ntacyo bitwaye nta kibazo nibyo bintu bya mbere byiza Imana kwambaye umugore mwiza unkwiye nkunda cyane buriya iyo ufite umufasha cyangwa umupatina wawe utagushimisha just muri mwembi uzahebure ngo mu bantu bansetsa ku munsi cyane niwe abantu banshimisha iyo mvuye mu kazi direct no mu rugo kabanza kuvuga ngo nunganiriza akambwira inkuru ngishima cyane akansetsa nuko rero niwe mugisha nukuvuga ngo ndamukunze cyane ndabizi nawe arankunda cyane kuko bivuze niwe nararinze Imana ifite ukwayikora kabisa abo bantu bose basenze Imana bamugisha Serugo yo Serugo yavuye i Burundi aza kunsura ataranaza tukivuga bisanzwe Serugo Imana bamugisha abantu benshi twashimira ariko abantu bose bazi ko bavuganye bari inshuti babanyamasengesho n'ibindi Imana bamugisha kandi bazagera mu Rwanda ntibakitute na Pastor Ndamayize nanjye yarampamagaye n'umusaza wacu Serenda so ubwo umuntu ugeze mu Rwanda uvuye mu kindi gihugu rwose babanye bavuga ubutumwa babanye na madamu please ntukarare hanze cyangwa hamagara gusa nditari kuza kumureba kugira ngo mwakire n'undi rero wese upfa kuvuga Imana utaje ngo tujye mu gatorero kandi kahajya mu macupa tukazara dusenga n'umugisha so ndagushimiye cyane Imana umugisha umuntu wari we wese kugeza icyo avuga kandi cyane mbibutse ko twagiye dukora ibiganiro ku macana atandukanye madamu akavuga ngo baramuhanuriye uyu mugabo yaramumbwira cyane ntaramumenya ati yarampanuriye aravuga ati umugabo wawe nuku hari akantu ngira k'inkovu koko ndakagira pe ni ikimenyetso gikomeye yamuhaye nawe ageze aranyitegeze ngo turebe asanga nibyo n'abasekunde bose bimeze gute ati hari akantu k'akamenyetso ubwo rero ako kamenyetso kabaye igihamya cy'Imana so Imana irakora mw'abantu Imana irakora pe muri make turishimye cyane kubw'amajambo meza twumvishije kubw'inshuti nziza kubw'abavandimwe umukozi w'Imana tumuha umwanya adusengere aduheshe umugisha n'abandi bose sawa murakoze Imana bamugisha karibu dusengere kubera ko mwazirikanye icyo Imana yagiye ivuga mukandika n'ibimenyetso bigaragara ndabishimiye cyane Imana ihimbazwe reka rero dusenge tubasabire umugisha Mana nyirimbaraga turagushimiye ndagwimbaje kuko ari wewe uzutangira umurimo wawe kandi ukanawusohoza muri twebwe uru rugo rutangiye ari bato cyane ariko umugisha w'ico wavuze kuri bo ndawusaba kugira ngo ubane nabo ndasabira ikintu cyose bateganya kugeraho ndasabira Mana uyu muryango utangiye uyu munsi wa none ingo nishi zageze zigira intambara zikomeye zageze zigira ibibazo bikomeye urakoze Mana urakoze ndagukeneye kugira ngo wiganze kandi warigaragaje komeza wigaragaze muri uyu muryango dusabiye uru rugo rwa Kado na Clementine Mana ubazigame kandi ubashitse kwisezerana none twemere Mana udukoresha kubera ko nzi neza ko yuzo wibwira kubagirira ni byiza ntabwo ari bibi kugira ngo bibareme umutima ndasabira impano zabo zibarimo ndasabira iki cicaro bakiriremo buri muntu wese ndahamagara imbaraga z'Imana zikomeye kugira ngo zibarinde kandi zibarwanirire ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana biganze nanone Mana iki kibanza ngisabiye umugisha presence yawe komeza igaragare hano muri iki gihe ubagirire neza itara ry'Imana riba muri kire ndagushimiye Kristo kuko uzima ingoma yawe muri iki gihe urakoze Mana kubikoze kandi uzumvise mu izina rya Yesu Kristo dusenze twiringa imbaraga z'Imana amen amen
dutatane